nazajya bisanga. Aha, igihe cyo wifuriza madamu wawe. Hariko. Nari kugiye gutumubwira ati sheri aburiwe. Hako niba nahari abana danije nyine afite ukuntu yabigenje. Niba nahari ibyo wifurije ati babivuga gute abantu bakundana babwirana bivuge neza. Ntago ngiye kibazo n'ubu nahari. Vuga ati ahubwo. Hoya niba hari. Arova inyange. Kumbaza ngo ibintu byavuzwe ko ushaka kuba waragize gutyo ukava mu muhungu n'ubusore ukitwa umupapa nibyo banega babivuga subwo nibandi nese ejo munini nidushyira ifoto kuri SEKA TV nyine ntaribi uzayishyira hanze ariko atari nge bitu wowe ntago byemera ze ntago mbizi nemera ibyo nazo ufite umukunzi ufite umukunzi wapi nawe uyakanyeshere. Yo tell people mumeze mutsimwara neza muraho neza murakomeye mumeze neza gahunda ni yindi rero SEKA TV online nkuko nabikubwiye Chimira buri bantu bose bagize uruhare mu kugira ngo iki kiganiro kibe cyakorwa gifatwe gitegurwe buri kimwe cyose aho bari ndabashimira Max nyuma Samrace mwese Jabrace rero akakanya tukaba twinjiye mu nzira yerekeza ku muraperi umeze neza byatare bamita Pasi Rapper ejo bundi rero yarafite indirimbo ari kumwe n'umukobwa bita Burya wanigeze kuba ari kumwe n'umukobwa bita Nice mwana abonye ari gutradinga cyane aho yagurije amafaranga ubaka kanya rero twinjiye kwa Pasi Rapper tumenye makuru yawo bakobwa nimba kuko banabana natwe duciye gutya baratubwira turahagera gahunda ni SEKA TV online nshimira buri muntu wese nimba utari wakora subscribe kanda subscribe share comment ibiganiro byacu ubihereza mugenzi wawe so turacyari kumanuka reka dukomeze rero tugereyo bisa nkaho ari nayo nzira turi kuganamo mbwira n'abanyarwanda benshi abantu bakeneye kugira ngo tujye tubamamariza no gushaka no kwandika nimero zacu ndaza kugenda nzibahereza netumara kugera tusa nkaho turi kugenda tuhagera ushaka ufite ibinyobwa iki buri kintu cyose dusa nkaho turi kuhagera katubaza no muntu uri hano twumve wenda baramuza ariko ibyo ari byo byose mwaramse neza mumeze neza kangutere nawe ka sanitizer abazungu ibintu batuzaniye wa mukobwa wihangane gahunda ni SEKA TV tukatirite mwaramutse neza ni amahoro ngiye banyita Dan Genius Bishop nkorera SEKA TV uri kubibona ko mbyambariye mwebwe twashakaga kukubaza basi nutwibwire cyane ahantu hatuye umusore bita Pasi Rapper muri izi nce ukora music nago waba hazi Pasinzi ari muri iki gipangu Pasuzi aba muri iki gipangu urabizi ko ari umuhanzi ntago mbizi ndikara umunyeshuri ni umunyeshuri sawa rakoze cyane rero arakirangiye sawa murakoze ibihe byiza katwinjira turi ukuntu imeze yatabari n'amafone nimba so people rero turahageze iki ni gitumo kabisa twinjire turebe batubwiye ko ari hano mwaramutse neza dusa nkaho bari no kwandika bari kwanika mwaramutse bite katwinjire mwaramutse neza tsanze kabisa mwaramutse kabaze buri muntu tugende batera mumeze gute twekega twirenda kabisa salama no bifu abonye kagize kera kabisa gatere kabisa dukarabe Pasi Rapper bimeze bite kwera gitondo cyiza tsanze arimo Pasi Rapper aramutse no bifu ko banatavugara niko wewe sote umbase umbariko nobi asa kajizo uba guragira Pasi Rapper umbariko katuganire so rero ubaka kanya stay inze kwa Pasi Rapper urabona ko ibintu ni fresh tuhasanze abana bari kuganira babona umuhanzi Dynamite kana none mega baramutse neza
fresh. Iyo mazina yaratawe bakwita Raoul. bakwita Raoul. ubuse mwicaye hano nta n'ikintu muri kunywa kwe Ingorubende bayarangiye. cyangwa umuhungu pasira paba yayira eka turebe urabona mu hano mu gakombe haburamo akabi abahungu rero sasa reka dutegereze twumve nimba pasira papa yabasha kutwemerera aze tuganire bana mukurikirana SEKA TV umunsi ku munsi reka dutegereze pasira papa asa nkaho yinjiye mu cyumba nkureho kamera rero ndumva yageze reka tubanze dutegereze tuze noneho buriya banze ngo yitunganye ibintu by'abasitari Yo, tell the people what crying. It's a boy Dan Genius Bishop like now noneho nabikubwiye twashe tugera ku muhanzi Pashuro paka bisa nko nabikubwiye ufite n'indirimbo nziza cyane ubaka kanya yaduha iminota yo kugira ngo tuganire atwibwire mu mateka ye ubuzima bwe music ye igeze he yatangiriye gute kuwe ubuzima twagiye twumva amakuru ko n'umuntu wabanye na Majid Black cyane mu rugo iwabo ndetse banafite n'icyo bapfana ibyo bintu byose turaza kugira tubiganiraho Festival reka tubanze tumwakire Pashuro papa bimeze bite Yo, what's up bro? It's so fresh son. Mani ndabona ukiye byadanje Ni ibyako kanya to nibyo. Ni kare y'abazungu Ni ifoto. Twibanze twibwire nk'umuraperi festival Icyo big brother. Ngo izo nirengesha burya mwese twarabamenye mu kintu izanyu fo mukina naba nabinkagari umunsi wa mbere duhura burya nari karazi renge zanyu sha wapi nta nubwozi ikimfata ni ya kabiri yanyu sha nasanze mutananyurwa mundeke ngifoto ndabizi namwe muzakunda pass rapper wasage Imani indirimbo ejo bundi nari ndi kuyumva iravuga ngo asiyo no ngizo nilenge na birenze izine sesiyo ni project arasohoka nageze muri studio ukoreramo nabandi cyangwa ngo nzasira ariko that's man ni ibintu bishimishije cyane ukuririmba neza bro thanks bro iyi mpamvu ubona SEKA TV twafashe time tugatekereza SEKA TV turi abantu benshi cyane dufata time turavuga ati se ni gute byibuze twagira ku muhanzi Pashuro papa cyane ko utigeze tubera umwana mubi man much respect for you so thanks kabisa Pashuro papa makuru yemize ni fresh sana uri umunyeshuri wararangije urakiga cyangwa ngaho kwiga no kurangiza igisubizo kirimo hagati aho nyine abana mukurikirageze SEKA TV murabyumva ubwo ngubwo nuko bimeze TV n'ubundi two SEKA TV abasekanye rero sibyo biri hagati aho ngaho hagati yo kwiga no kurangiza n'ibicagurire nyine uko mumubona ni umusore ukiri mutoya cyane agiye no kugenda twibwira kuri byinshi cyane nshimira Samle Sonka buri kuri kamera amashusho asa neza cyane Max yari hirya nawe na ba Paul hilo abantu bala ni ibintu biri criminal mwese rero nimba utari wakora subscribe uhita ugenda ukore subscribe share comment ku biganiro byacu everyday buri munsi ibintu bimeze fresh now twasicyamamare Pashuro papa hari indirimbo yawe duherutse kubona iri gutradinga ku social media yasohokeye ku rubuga rwa Saiga Pictures bayita byaragahinda what about gutekereza idea yo kuba waririmba byaragahinda se wabaye mu buzima bw'agahinda what's meaning ubundi irandirimbo ukuntu bimeze irandirimbo sinzi niba warumvishe Karantine uri kumwe n'umuntu nanzinzi wa Kabi wow iriya video irameze neza cyane fresh iriya byaragahinda ni part 2 ya Karantine First of all naririmbye Karantine ndi kuvuga ibihe turimo muri icyo gihe cya Karantine igihe Karantine yazaga noneho nyuma byaragahindiza ari part 2 ya Karantine ndi kuvuga byaragahinda amarira n'ubwigunge twari imihanda twarabuze n'urusenda ni muri cya gihe rero nyine nta mikoro twarabuze akazi twirirwa mu rugo nyine kubera icyorezo tu nta kintu kimwe cyakorwaga rero ira ni part 2 ya Karantine tu hari iriya ndirimbo ukisora nanjye ndi umuntu wahise ujya kuri social media njya kuyireba ariko na hantu ushobora kuba hari indirimbo ya Bushale avuga ngo Nyagasani twari marazo gusa ndibaza urayizi man sinumva amagambo arimo menshi musa nkaho mujya guzize mujya mufata time ku buryo mwaganira wenda bakagwa kuri izo meditation bibaho ariko ntago ari cyane kuko abari mu kazi ke nanjye ndi mu kanjye gusa ariko ntago mufata nk'umuntu yiyemera kuko Instagram
n'umuntu tuvuganamo gake ariko bitari cyane akambwira nkamukubita link kuri Instagram akambwira ati rero keep it up nuko nkukambwira tu rero nitamfata esprit ziwe nkumva nanjye nazigendera ariko ntago ari we wenyine ngendera uko cyane abasani bose bo mu Rwanda bararenze man nabahanga nk'umuhanzi wemera mu Rwanda w'umuraperi cyangwa urimba trap cyangwa dri uvuze umbashije gutyo ngo umuhanzi wo mu Rwanda nemera w'umuraperi navuga ko nemera pass rap uriyemera ndiyemera amugabo uriyemera akubita n'ibirombe byo ndabona bose n'ibirombe nyuma yo kwiyemera n'abandi bose ngabemera nabanza nkiyemera ukabanza ukiyemera wakintu ese subizi yuko nawaga ibyo bintu ukatu iki ni iki so hari nyimara kubona iriya ndirimbo byaragahinda numvishemo umukobwa burya ariko sinigeze mubona mu mashusho byatewe n'iki nukwirya n'iki tubwire burya rero ibyabaye rero iriya video tu nyine abantu babifashe bitandukanye harabagiye bavuga ngo kwirya abandi bakavuga ngo nanze kumushyiramo abandi nyine bavuga byinshi gusa cyane biranagaragara gusa ariko ukuntu ibintu bimeze nyine Briabe ntago yigeze yanga kuza mu ishusho ntago yigeze muhamagara ngambwire ngo ntago ndibuze mu ishusho ryawe kuko nje ntago wamwiriyeho noneho ntago namwiriyeho nande cyo gusobanurira nge studio njya gukorera indirimbo mbere yuko nkora ubundi nge mbere yuko nkora indirimbo n'umuntu ari indirimbo yanjye ndabanza nkamubaza ese ninjya gukora video uzaboneka cyane uzaboneka rero baby twarabivuganye ambwira kazaboneka ariko uwo munsi rero na shootinze atari nahatu nago yari reba kwa kundi cyagiye byagenze bakavuga ngo ingendo mu ntara zafunzwe n'iki twaye shootinze amazi iminsi ari mu ntara na famille baragiye nyine yarerekeje merewe muri famille mu ntara dushootinga ariyo tu none muhamagaye nyine tubura ukuntaza none se ikibazo ndi kwibaza kinakomeye kuri iyo ngingo ni gute ubura kunaza kandi Pastor Papa uri umustar man ndagukurikirana cyane ntabwo ko twebwe SEKA TV dufite imodoka idutwara ya leta mwebwe nk'abasani ntabwo mugira imodoka zishobora kuba zabamo ndetse ntabwo se uko baravuze ngo serene cyetse ntarasomye itangazo fresh ingendo ntabwo zari zemewe imodoka ku giti cyawe ufite imodoka ku giti cye n'amabisi n'amamoto ese Pastor Papa twarenga aho hantu nimba koko wari warapanze ko indirimbo umuntu utekereje ko ajyamo abona video azagaragaramo nukubera iki wowe wasifata umwanzuro wo guhita shooting kandi umukobwa yarari mu ntara rero muri kiragihe nge niba nafashe ikintu nkagishyira ku murongo nka planning nkuko ubu ngubu nubwo ntongo yogahita nyine ngavuga ati reka planning n'icyo nabete nayo nibereka ariko urumva ngewe nabaye nkimara kumva yuko ari muri struggle za famille ndavuga ati rero ngewe ntago nakomeza kumuhatiriza kandi ari kumwe na merewe baramanukanye rero byabigaragaza yuko ngiye mutegeka kandi ntari mama we uko bimeze rero nge naramurabuye ndamubwira ati rero wowe naka shooting video waramurabuye nuza itararangira bazafata batarayikora uzaza mu shooting yaje rero byarangiye ndabizi mwayibonye kuri SEKA Pictures yone na SEKA muzamureba babwira ukuntu byagenze yaraje basanga video yararangiye gusa nyene nta kibazo dufite byose byarangiye wow tele abantu rero bari bafite ikibazo kuri ya ndirimbo ya Pastor Papa muri kugenda mubona trading indirimbo imeze neza cyane ifite video nziza kabisa abahungu man dukeneye indirimbo ziri muri La Vision bana umuntu akora indirimbo z'ama video mwihangane mukuri abaraperi ibintu bisa neza byatari rero tubwije kuri atubwira ku bijyanye na ndirimbo ariko mbere na mbere banzu duyo freestyle kuri ya ndirimbo nk'abantu batayizi bahita bajya no kuri channel nababwire nabo bayisanga Esyo ngo byaragahinda shamarira n'ubwigunge twari imihanda twarabuze n'urusenda bidusaba kesh ngo twirire nabo bana byangeshana nubwo mutuzaka ngo story yari ndende shabuzima bwaducanze dushakira iposhimizi nta mwana nta papa ageni bika twangira n'ubundi bika binsa zibuzima buga kwa muko tundege zaba dufata burakari bukaza ubwoti giti zawe fresh up ana kubiteza bakina nyinshi cyane nawe kini zawe fresh byaragahinda shamarira n'ubwigunge yo press gitanye nibwo itomva byabona kubwiraga byo muri lockdown haravuga ngo
story ya ni ndende sha ubuzima bwaducanze dushakira iposhimizi nta mwana nta papa rero muri kiragiye buri umwe wese yarimenyaga tu ese ubu ngubu nta bantu bahari muri kiragiye bataryaga mane kumanywa na nijoro cyane kabisa cyane nka ekejizo no beef numvaga ari gusaba ibiryo twahuriye no ku murenge ahubwo nono naciye ku murenge gutyo musanga ari ku murongo ako ntabwo wamuseka wa kintu we nawe wajya yobaje kubona umuraperi uzwi n'abamaje bagiye n'abahaguriye wow reka tukivuga kuri iyo story y'amaje tuvuga kuri nome mwihangane nyine nakuri gahunda ni SEKA TV nimba utari wakora subscribe giye dukore subscribe share ibiganiro byacu bitera ese muri icyo gihe wabaga uriyo n'ubu ngubu naka kanyujayo wenda bisanzwe ariko kubasora ako tuzi ko wabaye igihe kinini cyane mu nabana kubera iki bitagwaye imbaraga zo kubagira featuring nawe cyangwa nagwa mwemeraga bya bindi byo kuvuga ngo nta muhanuzi wabo niko tujya twumva aya mana siko byemeza se tubana muri icyo gihe tubana nge ntago nari wa muntu urumva ntago nari wa muntu just urumva ngo ngende nyine mfate gutya planning mvuge nanditse imirongo ndamubwiye musaza tujye studio uririmbemo ntago byashoboka gutya tubana ariko nk'umugu gutya ntari kubayo urumva nshobora kujya studio nkandika imirongo nkamuhamagara akaza karirimbamo kuko mani kwa ko tuba duhorana umunsi kuwundi mbona nuko mani wa musaza ntago ajye yicara hamwe ni kwa kubyuka saa 11 ngenda mbyuka ngatsanga umuniga yagiye akongera akagaruka urumva ubwo ntago nabonaga nyine umwanya w'ibyo biboroto kuvuga ngo be wabijyamo cyane ngiye gusa nyine hari igihe agendaga nkabona zanye track nshyashya tukayumva gusa ntago natekerezaga izo boroto ubaka kanya umuhanzi wo mu Rwanda ushaka kuvuga ati ngiye uri umuhanzi nkoranye nawe byamereza amahirwe yo kuba nageraho nagera ni nkandi cyane bose ni bose urugero ni bose mu Rwanda bo ni bose gusa ahubwo kiretse umba Jean Dateri mu Rwanda kuko mu Rwanda bo mu Rwanda bo ni nyuma y'u Rwanda nyuma y'u Rwanda kiretse wenda mpuye na Close tubadukoma umuzi akumane idasiko nigeze kubona njye ndeba status zawe mbukunda Close bya daje shamane bamwita Rich Forever no ramupampe yeye ndamukunda nuko atabizi tu birababaje kuba mukunda atabizi Bosi wa SEKA TV mfasha dutega indege tujye gushaka Close tugere ko pasira so nabikubwiye rero ibintu bari fresh no murero urumva ko ikiganiro cy'umuhungu ni neza paswa puvukana n'abana bangaye mvukana n'abana ngiye mvuka ngiye na sister tu we na sister wawe muri babiri ufite mama na papa bose baracyariho bose murabana hano wapi uvuye wabayibereye muziwe ni iki wa musaza muri mu birere ntabwo abayicaye abasimbuka ariko urabivuze mpita nibuka uri umupapa uri umusore uri umuhungu ndi umuhungu narese twigeze kumva amakuru ngo pasira apfa ngo nkwe urumva wari umukobwa ngo aho ngaho ngo bagize gutya izina ry'umwana nabyibajije nyine narabiribashije ariko ntibamukuri tubwiza ukuri kuri wowe ubwa kuko natubwiye ko umusaba ngo kimana ntago nakumvaga wakina tubwiza ukuri narende beza de kuba inyange kumbaza ngo ibintu byavuzwe ko ushaka kuba waragize gutyo ukava mu muhungu n'ubusore ukitwa umupapa nibyo abanega babivuga se ubwo n'ibandi nese umwe ejo bundi nidushyira ifoto kuri SEKA TV nyine ntaribi muzayishyira hanze ariko atari njye bitu we ntago byemera se ntago mbizi ufite umukunzi ufite umukunzi wapi nawe wihakanye shere wawe we ari kukuri areba SEKA TV urabwihakanye njyewe isingo nta mukunzi ngira nta n'ushaka nta n'ushaka ai impamvu nyine urumvikana kiriya kibondo banza ugikuze ako ndabivuze nabyumvishe ko natwimye amakuru ayabwo umuntu wabikubwiye tumuhamagare kuri SEKA TV nawaze nanjye ndahanga none nabivuga ahubwo none kizagutungura nuko uzasanga one day nagiye kureba madamu wawe nkamukanditsa tukanareba umwana uzabigenze uzongera wihakana kandi madamu uri kuvuga namuzi
SEKA TV bana mukurikirana SEKA TV turabakunda umunsi ku munsi twagiye tuganira na Pastor Paka ubuzima bwe indirimbo nyinshi afite twagiye tuganira tubwira ko afite mama we papa we man ni ibintu bimeze neza abana na sister we sister wawe ko tutamusanze hano sister bagiye mu kazi tu abari mu kazi kwicara hamwe nawe ubu nanjye ubu nuko bura byagenze kuri ukantungura abana rigiye kugenda niyo mpamvu nasanze uri kumwe n'abahungu bura abana bahungu harimo wasanze harimo abaraperi harimo n'aba papa cyangwa banyambika none bino bintu kugira ngo mba niyambitse wapi hariho bita Yami Boy niba wabiteguye wallahi so tugenda tunagana ku musozo ku kiganiro cyacu twagiye tugirana n'umuhungu Pastor Papa gira ikintu wasaba abantu bagukurikirana bagukunda kandi baguze ku mutima abantu bankunda ntago nabura ikintu mbasaba kubera yuko bari abantu bankunda bamfatiye runini cyane kabisa barankunda bakanamfasha none se nta kuntu badahari ntago naba ndi Pastor ntago naba nkikora zira track ngo zishyire hanze kuko najya nkora track nkayishyira YouTube nkayirebera ariko barahari bamfasha kuyireba bagakora amashare bakamayite nyine nanjye ngabatwikira ari no ko basaba indirimbo zawe nyinshi bazikura haba iz'amafito iz'amaudio ariko umusanagira nka audio zikaca kuri channel ye video zikaca kuri channel z'abandi bantu bafite motize kuno wowe indirimbo zawe zavaye cyangwa imbuga ukoresha nizingaye indirimbo zanjye rero indirimbo zanjye hari ziri kuri channel yanjye nyine nabwo biterwa n'inzira byanyuzemo hari ziri kuri channel ya SEKA Pictures gusa ariko usibye ko muri iyi minsi n'ubundi ntago ndi gukora track ndi njyenyine ntago ndi kwikorana mfite abari kumfasha aribo ba SEKA Pictures uri kubona numva hari Master Key Producer rero bariya nibo nyine ubu ntago wambaza indirimbo zanjye wazibariza gusa ariko kuri SEKA Pictures igihangano buri bihangano ndi gusohora ubu ngo niho biri kujya niho uri niho nazajya bisanga igihe cyo wifuriza madamu wawe hariko nari nzirije kugiye gutumubwira ati sheri aburiwe hako niba nahari wabanaga nyine afite ukuntu yabigenje niba nahari icyo mwifurije ati babivuga gute abantu bakundana babwirana bivuge neza ntago ngiye ikibazo n'ubu nahari vuga ati ahubwo hoya niba uhari arumva uko nubyakana kabireba niba uhari ubwo ngubwo urumva urankunda urumva gusa ariko njyewe tuzabivuga n'ubutaha ariko arahari kukuri so mwakoze tele people turabakunda cyane twari turi kumwe n'umuhungu Pastor Papa umuhungu kabisa usa neza nimba nawe uri kubireba yambaye neza ariko ko Gusa nawe yirimo Gusa no beef umukozi w'Imana no beef utubeshya ngo umukozi w'Imana w'umusinzi ngwinzo akayo makuru nawe yateye indoza muhamagara yezu we ahubwo itavi twari dufitanye nzayishyira hanze nyuma yo kwishyira hanze mukoresha kuko nimba afite noneho nawe urabyemeye ko wateye inda kuko nimba uzamabanga no beef nawe ari mu bantu mushinza ko bateye inda turabashinza none se reka mbanze nkubaza urambwira ngo nateye inda vugisha ukuri ubu naba mfite umwana n'umugore nkaba nkiba mu rugo neza abasore b'i Kigali situbazi so mwakoze cyane tere bashobora kubona umubyeyi icyo ifuriza abanyarwanda bareba SEKA TV abanyarwanda urumva aho muri hose abari hanze abari mu Rwanda bareba SEKA TV n'abareba ba Pastor Papa n'abadanije n'abandi bose dufite ama YouTube channel icyo nabifuriza ikintu cyambere ko cyambere na mbere mana ugomba gushimira abantu tu bari abantu baradufasha tu niba abantu batuma ibintu byacu bitrendinga tu bikagera nyine aho twebwe tutashobora no kujyana nk'ahantu ngasanga bari gukina Pastor Papa bikanongura bibaho rero abo bantu ndabifuriza nyine cyakoze mwirinde covid we wenda butatu uzahura yararangiye munsanga kuri SEKA TV none ndi gutwika noneho nta kibazo dufite ase tugarutse kuri icyo kibazo tutari twasoza rurarukingo wora rubona ute ku buzima bwawe rurarukingo se nyine ubwo nirongeraho nzaba narubonye nta kibazo bizagutwara ku buzima ntararubona utararubona nirongeraho nzabyakira
bibiri uko bishe kuko na covid ntabwo narinze ngo nizi zanyambika agapfukamunwa cyangwa ngo izambwira ngo nzanye nagarabye si waje ngarabye ziriza sanitizer si waje ngarabye so mwakoze cyane turabakunda guys narababwiye bena bari fresh umunsi ko munsi nimba uri gukurikirana SEKA TV ibikorwa byacu bimeze neza cyane bwira undi muntu nawe utazi yari yakurikirana SEKA TV mubwira ati ko waguzwe ko wibagiwe ahantu hameze ibintu bimeze neza cyane twe twasuye umuraperi pasrapa turabakunda kola subscribe share comment hanyuma dore ko akunda ugenda ukabwira runaka kumbwira hey nshimira abo bantu bose baba bagize uruhare mu kugira ngo ibiganiro biceho ciao we gonna be red down genius bishop gengo